Ibihe byiza cyane kuri dukurikiye. Muri iyi video reka turebere hamwe impamvu zishobora gutuma umugore cyangwa umukobwa wahagaritse kuboneza urubyaro atinda kongera gusama, ugasanga hashize igihe amezi akiyongera, umwaka ukarenga umwe, ukaba wanarenga n'imyaka 2 atarongera gusama nyuma yo kuboneza urubyaro. Hari uburyo bwo kuboneza urubyaro, ushobora kuba wajya gukoresha inshinge, udupira cyangwa se indi miti. Ibyo byose bikaba nyuma yo kubihagarika byarakugoye kongera kubona urubyaro. Muri iyi video reka tubane uraza kwisoza umenya neza impamvu zishobora gutuma utinda kongera gusama nyuma y'uko uhagaritse kuboneza urubyaro. Ikindi kandi nuko turaza kugufasha kumenya ibyo kurya bishobora kukugarurira imisemburo yawe igasubira ku murongo, bityo ukaba wakongera kubona ovulation ukaba wanasama. Ndetse turaza no kukugira n'izindi nama zatuma wongera gusama mu buryo bwihuse bitabayeho gutegereza igihe imisemburo izasubirira ku murongo kugira ngo wongere gusama. Ngiye tugiye kubana muri iyi video ni Nathaniel Fiabora, ngushimira cyane we wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Iyi channel ni iby'ingenzi kuba warakoze subscribe, kuko iyo ubonye ibiganiro hari byo wunguka kandi bikagufasha. Jya wibuka ukore like, usharinge video, nurangiza uyisangiza abandi ukoze share, wandike n'igitekerezo cyawe muri comment turagusubiza kandi bikagenda neza cyane. Bonereho no kuguha ikaze nawe ubanye natwe ari ubwa mbere kuri iyi channel. Iyi channel tuyinyuzaho ibiganiro tukurangira imiti itandukanye y'ibimera ishobora kukuvura indwara zitandukanye, cyangwa se nawe ukafasha mugenzi wawe ufite ikibazo cy'uburwayi ukamubwira uti uzakoresha iki kimera kubera ko aho wakuye ayo makuru hizewe. Rero nawe kanda subscribe nurangiza ufungura akazogera kugira ngo ujye ubana natwe. Ibyo biganiro tugenda tukugezaho ujye ubasha kubibona. Ni byinshi tukubwira, haba ubujyanama ku mirire ndetse n'iminywere ukwiye kubukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, bikakubera umuti wo kugira ngo bibishimishe umubiri gusa. Ikaze. Ubundi kuboneza urubyaro ni uburyo umugore cyangwa se umukobwa akoresha mu buryo bwo muramurinda gusama. Hari imiti rero iba yakoreshejwe cyangwa se inshinge n'udupira. Agapira gashobora gushyirwa muri nyababyeyi kugira ngo kamurinde gusama. Urushinge hari urwo ushobora kwiteza rw'amezi runaka cyangwa se rw'imyaka runaka, n'imiti y'ibinini ushobora gukoresha itandukanye. Hari yunywa mbere yuko ukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ukayinywa na nyuma yuko ukora imibonano mpuzabitsina, bityo ikakurinda gusama. Ubwo buryo rero bwose bukoreshwa bwo kuboneza urubyaro buragenda bugafata imisemburo nka estrogene, progesterone. Iyo misemburo bukayibuza gutuma umugore asama. Ni ukuvuga ngo iriya misemburo iragenda igahindagurika cyane. Muri kwa guhindagurika bigatuma nyine umugore atabasha kuba yasama. Ni ukuvuga ngo iyo bimeze gutyo rero biragenda bigahagarika kuba umuntu yasama, atabona ovulation ngo abe yasama. Ubwo rero akenshi biteza ingaruka mu kuba igihe wabihagaritse bishobora gutuma utahita usama vuba. Izo mpamvu rero zishobora gutuma udahita usama nyuma yo guhagarika ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro. Impamvu ya mbere nuko nyine haba habayeho guhindagurika kw'imisemburo. Iyo misemburo iyo yahindaguritse, imiti yo kuboneza urubyaro nk'udupira, udushinge n'iyo miti y'ibinini bitandukanye ishobora guhindura cyane imikorere y'imisemburo. Iyo ihagaritswe umubiri ushobora gufata igihe kirekire kugira ngo wongere kwisubiza ku murongo, ube wabasha kuba wasama mu gihe gisanzwe cyangwa se mu gihe gikwiye. Ni ukuvuga ngo iyo wakoresheje inshinge akenshi bikunda gufata nyuma yo guhagarika izo nshinge kugira ngo wongere kubona urubyaro, akenshi bikunze gufata amezi 6 kugera ku mezi 12 cyangwa se bikanarenga imisemburo iri gusubira ku murongo kugira ngo wongere gusama. Iyo wakoresheje udupira nyuma yo guhagarika kudukoresha bishobora gutwara hagati y'amezi 3 n'amezi 6 kugira ngo ube wakongera gusama. Iyo misemburo ibe yongeye yasubiye ku murongo kubera ko iba yarahindaguritse kubera ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro. Ni ukuvuga ngo indi mpamvu ishobora gutuma
udasama nyuma yo kuboneza urubyaro, nuko ovulation iba itakigaruka neza, cyangwa se ibimenyetso byerekana ko uri mu buryo bwo kuba wasama biba bitakigaragara neza, kuko hari ababa bahagaritse ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro ariko ntabe yamenya ngo ndi mu gihe cy'uburumbuke ubu nshobora gusama, ntube wabimenya kubera ko biba bitakigaruka neza nk'uko bikwiye. Gusa mu bundi bisaba ko intangangore ovulation nyine iba yabayeho, intangangore igira igashya hanyuma rigasohoka rikaza gutegereza intangangabo. Akenshi rero iyo iryo gi ryasohotse hari ibimenyetso umugore aba agomba kubona, birimo kubona ururenda rusa nkaho rwahindutsemwo umuhondo, kumva ubushake bwinshi bwo kuba wakora imibonano mpuzabitsina. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso by'ingenzi byereka umugore cyangwa umukobwa ko ari mu gihe cy'uburumbuke, byerekana ko igi ryamaze gusohoka ritegereje intangangabo. Rero iyo bimeze gutyo wahagaritse uburyo bwo kuboneza urubyaro, akenshi ni ukuvuga ngo biba bigoye ko iyo ovulation wamenya ko icyo gihe wakigezemo. Iyo bimeze gutyo rero, bitewe n'uko iriya misemburo iba yaragiye igahindagurika, bisaba ngo bifate igihe kugira ngo ya ovulation igaruke buri kwezi ube wabasha kuyibona, bityo bibe byakongera amahirwe yo kuba wamenyera igihe uri muri ovulation maze ukora imibonano mpuzabitsina ube wasama. Ni ukuvuga ngo icyo ni ikintu gikomeye. Akenshi abagore benshi bamara guhagarika kuboneza urubyaro bategereje ko bakongera gusama, biba bigoye kugira ngo bamwe na bamwe ariko ntago babasha kongera kubona ovulation ngo babe bayibonera ku gihe, cyangwa se nyine babimenye ko bari muri ovulation, kuko iriya misemburo ishinzwe gutuma ovulation ibaho koko umugore akabona ibyo bimenyetso by'uburumbuke, biba bigoye kugira ngo ako kanya cyangwa se muri icyo gihe cya vuba bibe byahita byemera. Ni ukuvuga ngo indi mpamvu ishobora gutuma umugore cyangwa se umukobwa wahagaritse kuboneza urubyaro atinda gusama ni stress nyinshi. Buriya stress iki kintu ushobora kukirengagiza avuga ngo ntabwo ibyo bishobora kuba impamvu, ariko iyi nayo ni impamvu ikomeye cyane. Stress nyinshi yo umugore cyangwa umukobwa yahangayitse bishobora kugabanya imisemburo ifasha gusama, ariyo bita LH cyangwa se FSH. Iyi misemburo iragabanuka cyane iyo umugore cyangwa umukobwa yahangayitse cyane, yagize stress nyinshi, bityo bigatuma ovulation cyangwa se uburyo bwo gusama butakoroha cyane, butamworohera. Ikindi mu zindi mpamvu ni imyaka umuntu aba agezemo. Iyo umugore yarengeje imyaka nibura 35 hanyuma akaba yarari mu gihe cyo kuboneza urubyaro akabihagarika, uburumbuke bwe buragabanuka cyane. Iyo bugabanutse rero akenshi biba bigoye kugira ngo umugore asame nyuma yo kuboneza, cyangwa se nyuma yo guhagarika kuboneza nyuma yo guhagarika kuboneza urubyaro biba bigoye, kubera ko n'uburumbuke bwe buba bwaratangiye kugenda bugabanuka buhoro buhoro kubera imyaka agezemo. Guhera ku myaka 35 uburumbuke bugenda bugabanuka. Ikindi kintu gishobora gutuma umugore cyangwa umukobwa wahagaritse kuboneza urubyaro bitinda kongera gusama, hari ibindi bibazo usanga byihishe, byaba iby'uburwayi. Akenshi hari igihe usanga bituruka ku kibazo cya PCOS cyangwa se kuri fibroids cyangwa se ibibazo by'intanga z'umugabo. Iki kintu ushobora kukigenderaho nacyo ukagiha agaciro, kuko nk'umugabo wawe, uriya umugabo hari abantu mujya mubyirengagiza ukavuga ngo umugabo niba yarabyaye umwana wa mbere ubwo bisobanuye ko abyara, ariko buriya intangangabo zishobora gupfa, zishobora kwicwa n'ibibazo imibereho umugabo acamo, bityo ugasanga ntizigifite rya reme cyangwa se bwa buziranenge bwo kuba zabyara. Nabyo bijya bibaho, ugasanga umugabo atakaje ubwo bushobozi bw'intanga zifite ireme ryo kuba zabyara. Ni ingenzi cyane kuba mu gihe uri kubona utinda gusama nyuma yo kuboneza urubyaro, utera intambwe ukajya kwa muganga n'umugabo wawe, nawe bakabanza bagapima intanga ze bakareba ko zifite ubwo buziranenge,
hanyuma bakaba bamufasha nawe bikagenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo izo ni impamvu z'ingenzi zishobora gutuma ugira ibyo bibazo: kudasinzira neza, kutaruhuka, kutaryama ku gihe ngo umubiri wawe nyine wigiremo gahunda, bityo na ya misemburo nka estrogene, progesterone, iyo misemburo yongereye igaruke kuri gahunda, bitewe n'uko buriya buryo wari warakoresheje bwo kuboneza urubyaro bwayihindaguye. Biba bisaba ko uruhuka, ukagabanya stress, ugasinzira bihagije, kandi ukagira gahunda z'umubiri wawe, bityo bigatuma ibi bibazo by'imisemburo yari yarahindaguritse bihinduka, bikongera bigasubira ku murongo, bityo ukaba wakongera ukabona urubyaro. Nshuti yanjye rero, uri umugore uri umukobwa, hari ibyo kurya nibura bishobora kugufasha bigatuma iyi misemburo yawe igenda igaruka ku murongo, kandi gahoro gahoro. Ntabwo biba bisobanuye ko nutangira kurya ibyo biryo mu kwezi kumwe, mu mezi abiri watangira kwibona, ahubwo nuko biraza kukongera amahirwe yo gutuma wongera gusama, kandi mu gihe kitarambiranye cyane, kubera ko hari imboga zitwa borokori cyangwa se izitwa epinari. Izi mboga zigizwe n'imboga rwatsi zirimo dodo, borokori, epinari. Izi ni imboga nziza cyane ukwiye kujya ukunda kubona ku mafunguro yawe. Zirimo ibyitwa folate, zirimo iron, zirimo magnesium. Ibi rero bifasha imikorere y'intangangore, bituma intangangore yongera gushya kandi ikaza gusohokera ku gihe aho iza gutegereza intangangabo, kandi bikanatuma ubasha kumenya ibimenyetso by'uko uri mu burumbuke. Izi folate rero zirafasha cyane, ziri muri izi mboga. Hanyuma ugakunda kujya urya avoka, bitewe n'uko avoka ifite amavuta meza, amavuta y'umwimerere, health fats. Aya mavuta afasha imisemburo gukora neza ndetse ikabasha kugaruka ku murongo. Ubunyobwa ndetse n'ibindi binyampeke byumye birimo chia seed, birimo sesame, ubunyobwa busanzwe bwo guhekenya, bitewe n'uko burimo zinc, bukaba burimo vitamine E, bukaba birimo izindi ntungamubiri zikomeye zifasha uburumbuke gukora neza kandi bikagenda neza cyane. Ibyo nabyo ugomba kujya ubyitaho. Amagi nayo ni ingenzi cyane kuko arimo proteine, arimo choline, bifasha ubuzima bw'intanga cyangwa se muri rusange, bituma intanga z'umugore zikora neza, cyangwa se igi riza ritunganyije rikaza gutegereza ryiteguye ko rigomba gufata intangangabo, kandi bikabyara umusaruro. Ibyo kurya bindi ni amafi, kandi buriya amafi harimo omega 3. Omega 3 ifasha kugabanya inflammation ndetse no kunoza uburumbuke. Niyo mpamvu buriya niba uzi neza ko afite iki kibazo, jya ukunda kurya amafi, urye amagi, urye indagara, isambaza. Ibyo bintu birafasha cyane. Imbuto zirimo vitamine C zifasha kurinda uturemangingo twangirika, bityo bikagenda neza cyane. Zirimo amaronji, zirimo karoti. Ibyo ni ibintu byiza cyane bibonekamo vitamine C, kandi bikagenda neza cyane. Bikomoka ku mata, bifasha kubona calcium ndetse na vitamine D, kandi bikaba byatuma ubwo ibyo bibazo ufite byo gutinda gusama nyuma yo guhagarika kuboneza urubyaro bigenda neza cyane, nawe ukongera ugasama. Izindi nama rero zishobora kugufasha kugira ngo usame vuba, nuko ukurikirana iminsi ya ovulation yawe. Nyine niba uzi neza ko utajya ubona ovulation mu buryo buringaniye cyangwa se mu buryo buhoraho, ukwiye gutangira gukurikirana uburyo ovulation uyibona. Niba iminsi yawe ya cycle, ufite cycle y'iminsi 28, ubundi ovulation yawe biri hagati y'iminsi 12 kugeza ku minsi 16, aho ngaho ukoze imibonano mpuzabitsina byagenda neza cyane, wasama. Noneho abantu bakunda kugira stress mukwiye kuzigabanya, ukajya usinzira neza, gukora siporo yoroheje,
kandi bigasaba gutuza, ugaturisha umutima wawe bikagenda neza cyane. Ikindi ni uko wirinda kugira ibiro byiyongera cyane cyangwa se ngo bigabanuke cyane, ugahora ugarida taye yawe neza, icyo gihe nabyo bizagufasha. Ikindi ni uko uzareka kunywa inzoga, niba usanzwe unywa inzoga nyinshi ukazigabanya cyane, hanyuma bikagenda neza cyane. Niba kandi ugira ikibazo cyo ko utajya ubona ovulation cyangwa se uburumbuke, bya bimenyetso bikwereka ko ushobora gusama muri iyo minsi yo gusama nyine ukaba utabimenya kubera ko iriya misemburo yahindaguritse kubera kuboneza urubyaro, icyo gihe icyo ukwiye kuba ukora, ushobora kugenda ukajya kwa muganga. Muganga ashobora kuguha ovulation test, ni agapima ko ovulation uyirimo. Iyo ugakoresheje, hari uburyo ugakoresha, ni uko iyo ugakoresheje neza ukabonamo agakoni kagaragara neza, icyo gihe rwose ovulation uba uyirimo. Icyo gihe hanyuma ugahita ukora imibonano mpuzabitsina nyuma yo kubibona, kandi bigenda neza cyane. Ibindi bisobanuro urabibona kwa muganga iyo wahageze, bigenda neza cyane kandi bakaba banagufasha mu bundi buryo nyuma yo kugusuzuma cyangwa se nyuma yo kuganira na muganga. Nshuti zanjye rero, gutinda gusama nyuma yo kuboneza urubyaro ntabwo ari ikibazo gihoraho ku bantu bose. Akenshi umubiri ufata igihe cyo gusubira ku murongo. Ibyo kurya rero byiza, kugabanya stress ndetse no gukurikirana ovulation bishobora gufasha cyane, bigatuma wongera ukabona urubyaro nyuma yo guhagarika kuruboneza. Rero niba wakunze iyi video, kora like, twandikire igitekerezo cyawe muri comment, uyisangize n'abandi ukoze share. Hanyuma mu gihe wabanye natwe ari ubwa mbere, kora subscribe nurangiza ufungura akazogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu mu gihe tubikugejejeho. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira amagara mazima.